cyumweru biteye ubwoba cyane. Amakuru mfite ngo Issa Jigba nawe mwabonye warabaye cyane buriya ira match waramubaje cyane. Nso ubundi twaramubonye. Ntabwo yisanzuye abantu mva ko babonye Issa Jigba kibere ya poto ngo ntabwo mwamubonye. Iriya poto yaramutengushye rwose. Ya poto yijyamo ku gitego cyiza cyane. cyari kumushyira muri morale muri mode. Issa Jigba ngo ntabwo mwamubonye kandi byaramubabaje. Issa Jigba ngo muzamubona neza ku cyumweru muri Sekafa. The buryo bacuplawo bari gukoma amashi y'abari. Wewe ntabwo yebara ngo yakinnye. Ntabwo ira match yakinnye. Ntabwo yakinnye rwose. Ntabwo yemera ko yakinnye. Muzamubona. Issa Jigba muzamubona. Ni MVP wa Mali. Abwi Kenya International ziko ira performance bakoze kuri stade Kigali Pele. Yo kuri Rio de twashyize no kuri YouTube. Reka. Bari recordings bashyira kuri YouTube rwose. Barafite abantu bafata amashusho meza cyane. Bayirimbye neza pe. Issa Jigba kabisa magnifique bereka ibintu byinshi cyane bya Rayon Sport tuyigiyemo turi uburyo biteguye Sekafa. Ese assessment bakoze ya match ya Rayon Day bakuyemo iki? Ese niki baraza ku improving? Kuko burusha guhura na Gor Mahia kuri Rayon Day mwakongera gurira muri Sekafa nko muri kimwe cya kabiri. Ugasanga ni ikipe yahindutse. Ugasanga ko ari yahindutse. Ukajya indi yari imyitozo. Bavuga bati tutabiye. Sere ko bagumishije ibirenge hasi batatwaye amakipe menshi aje atari yafatisha imyitozo. Atari yafatisha. Yaguze n'abakinnyi bashya benshi. Simba amazimya iminsi 2 gusa kandi nabwo hatangiye abari mu gihugu. Abari hanze y'igihugu ntabwo bagiye gukora imyitozo mu Rwanda. Mpanzu ngo aracyari muri Kongo. Indege iramuzana i Kigali. Simba nyayo bose bagomba guhurira i Kigali. Sekafa baragira imyitozo. Ni nk'imyitozo rwose kuko baje hano ikipe yose itarakorana imyitozo. Bivuze ngo mu matsinda Simba y'amatsinda izaba itandukanye na kimwe cya kabiri. Cyo bisobanuye. Na Gor yaje mu Rwanda. Igitangira imyitozo. Yakoze iminsi 2 kwa mbere no kwa kabiri. Igeze mu Rwanda ikora umunsi umwe gusa. Yakinnye ikoze imyitozo session 3 gusa. Mu byukuri aya makipe ntabwo ari yakabaye tayari. Mugiye nka Reyo igiye kuzuza yujuje kwezi. Reyo yujuje kwezi muri camp kare. Ariko nayo si ntabwo yari yuzuye. Harimo abashya bari kugera biyongera muri rumvikana. Yagiye itangira mu umutoza na majorité y'abakinnyi buryo umutoza yatuje ari muri groupe ye. Umutoza ntabwo yagize ibiruhuko. Mu byukuri yari ingingo twavuga ko yatangiranye na camp. Si byose. Buri umutoza kumwe n'abahungu be uko bagenda biyongeramo asanga abandi bafite aho bagejeje. Ntabwo ari gutangira kuri 0. Cyari mu byukuri nk'iyo organisation gutangira pre-season hakiri kare kuri Reyo ni ikintu cyiza cyane rwose, ni ikintu washimira n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport vraiment. Issa Jigba urabona uburyo atwara ballon nka Morgan Rogers, urabona atari umuntu uri fit. Ubu minsi ne Gor yiyongereye imyitozo kuva ku wa mbere kugera ku wa kane. Hari ikintu kinini Gor yahindutseho. Byanze bikunze. Abakinnyi bari batarahuza neza. Kuko kuhanahana wabonaga barusha Reyo. Kuhanahana gukina nk'ikipe wabona Gor ikomeye. Ariko gutsinda gutera mu izamu ukabona ko bigoye. Ese uriya mupira we batunguye Dande Junior hari wundi? Nta wundi bateye mu izamu. Umupira bateye ubona wajya ngura hejuru. Ikipira cyenda atera mu izamu. Ibyo ni imyitozo. Ariko kuhanahana umukinnyi ku mupira akawakira ubona ko Goro afite abakinnyi b'abahanga. Iyi minsi rero 4 kuwa mbere kugera kuwa 4 Goro hari kizabahinduka. Goro twabonye kuri Reza bitandukanye kuri Apple. Byanga bikunda. Yewe siko nabibonye ntago nabonye ahana neza. Goro zaba nziza cyane kuri match ya Apple kurushwa yagaragaye ari kuri Reyo. Abanye yararushijwe cyane jewe. Ariko ni igice cya kabiri. Igice cya kabiri bafunguye. Ese nibaje bakabroka. Ntibaje bakabroka wabare nk'imipira ingahe. Igice cya mbere nabwo barafungaga nyine barafungaga. Ni broke bakoze. Ntago bakinaga ngo hano. Yibuka cyane. Igice cya mbere kijya kurangira Gor yari tegetse umupira. Batsinda igitego cya contre attaque kibatunguye. Niyo mbyibuka neza Rayon Sport igeze satira Gor mu gice cya mbere ngo ihana hano ubona ari ibintu bya. Niyo hanagana uko nabahize inyuma ntugera imbere. Gor Reyo ntugera imbere. Gor bakagerageza kubaka bikanga. Bivuga ngo mu myitozo niyo kintu umutoza Gor Mahia bagomba gukosora.
Jewe buriya nari ndeba iriya match narebaga kuri ka graphique ka Rayon Sport ka directeur technique ndeba reaction after losing the ball niba byose babikurikiza ndeba yes attitude ndeba never give up ndeba inyuguti zose aggression harya mu bintu bya aggression aggression reaction after losing ball aggression takaje umupira never give up nibyo narebaga barabikora barabyubahiriza wabihaye amanota angahe execution yabo nabihaye nka 50% baracyafite akazi kenshi ko kubishyira mu bikorwa hari n'ibyo nabonye aho bari for cyane nabonye aggressive uburyo bwo kuba aggressive kuri adversaire ikindi nabonye ni reaction after losing the ball pressing yari iri hejuru ntabwo batumaga Gor Mahia ikina icyo narakibonye ariko offensive play nabonye itarakunda ntago umupira ajyaga imbere cyane ngo nkwereke umunota bataka reka nkwereke ukuntu twari kubona byakunze ubona baragiye bagerageza buriya match ubonyemo chance zo gutsinda ibitego nk'eshatu mu by'ukuri uba wagerageje kurema amahirwe urugero usibye igitego cyabonetse hari hatsinzwe nande kuri pass ya Kameni na Fabio ya Mubaraka bari amahirwe menshi igitego cya Fabio n'igitego cya Tisoko ku mupira wa Mubaraka ibyo ni ibitego bibiri byabonetse reka turi amahirwe barase nayo yashobora kuvamo ibitego uriya mupira wakabakabye ku mucongo w'izamu wa Isajigwe bakira cyari igitego bari bageze muri box umupira arawutera rokavinga ugiye mukabakaba ku mutambiko w'izamu akubise ipoto iriya rokazo y'igitego reba umupira wa Eritatu yeremye umuntu yiruka cyane aho gutera Deze ntiyarambura amaso neza ngo abone Deze mpoto arawutera ugenda utemba imbere y'izamu ntiyawushizamo neza none match waremyemo occasion nibura nk'enye Osman wese mubara ibintu bya Osman nabihanaguye match waremyemo ibintu nk'ibyo nibura izo events enye zavamo ibitego mu by'ukuri wabaye offensive uko ntabwo twavuga ko Gor Mahia yaremye amahirwe angana gutyo ntabwo twavuga ko Gor Mahia ntabwo yaremye amahirwe angana gutyo rero yisanze imbere y'izamu rya Gor Mahia inshuro nyinshi ishobora gutsinda ibitego mu gice cya kabiri ibonamo bibiri iratama ibyo bibiri byasumani nyine umupira wose umuhaye ntabwo bahari ntabwo ajya abapreza muri iki gihe Asumani ntabwo nzi ikintu cyamubayeho kuko niba uburyo bwaremwe ubwiyubokane buke nose nubuhe bundi bwareyo gusa nta match ubona utabonamo na chance n'ebyiri habonetse ibitego bibiri baravushwa n'ubundi buryo wenda nka butatu bubiri twereko ariko mita ya mbere impamvu hatabonetse uburyo bwinshi cyane reyo yari timide mu by'ukuri ariko n'imikino ya Gor yashaka imbaraga nyinshi yisa niba timide guma inyuma ariko imipira yigeze igera imbere nimwe kandi iyo mita ya kabiri nibwo se byagenze gute nibwo yashizemo Eritatu ari rukanka cyane nibwo bashizemo Daniel baro yose yafataga yabaga ari threat ikomeye cyane kuri equipe ya Gor Mahia sibyo bazanyemo Kameni kuri biriya bigango kumufata ku mwaka baro ntabwo bishoboka ntabwo byashobokaga yanyuraga mu bantu nyine ubona abahirika bagwa hasi iyo mita ya kabiri nibwo bazanyemo ba Didier nibwo bazanyemo batambwe ba Fabio batambwe hiyongeremo imbaraga abahungu baratinyuka nje mbona iki kintu cyo kwa offensive vraiment nje nabanga 80% ahubwo hari umukunzi w'umupira witwa Joe wahoze ama mashusho ambwira ko nagakunda yakunda apera ko n'umuntu w'umusesenguzi usesengura umunyamupira agari babandi n'ubusesenguzi tugira ikibazo cyo kugira abafana buri ku rundi rwego kurusha kuba abahanga yagerageje kunyereka uburyo Rayon Sport yasiforuje ebyiri zitarizo ama n'amashusho urumva amashusho twayabona yafataga ama screenshot yarinyeho baro position z'abakinnyi na balo y'ama video hari offside basifuye Mubaraka hari niyo basifuye uyu mwana
Ngoma Daniel koko hepfo habaga hirya ku ruhande ruhera habaga hari undi mukinnyi hari undi mudefanseri ariko wenda aramubabara mu buryo bashoboraga kugira icyo butanga ariko nabyo bigaragaza kuri siporo ikinye match ya mbere wavuga ngo iri competitive ibitego biri ku busa nta kindi umufana yasaba kirenze icyo igitego kiragorana Gor Mahia ni ikipe nkuru uko yaba imeze kose kuvuga ngo kuyitsinda ibitego birenze bibiri ntabwo ari ibintu biba byoroshye so Rayon Sport yagize match nziza kuri Rayon de rwose amakosa ni make kubona umukinnyi wari uri hasi bikabije wavuga ngo wenda ni Asimani ku rwego rw'abandi urwego rwa match imwe n'abandi ari kuri ritme ya match ariko abandi bose abasimbura n'ababanjemo vraiment wabonaga bari bameze neza ukavuga ngo iyi kipe nyuma y'ibyumweru bitatu nyuma y'ukwezi nyuma ya pre-season binjiye mu marushanwa izaba imaze guhuza umukino ibintu byayo bizaba bimaze gufata umurongo bizaba bitanga icyizere. iyi Rayon Sport yakinnye umunsi wayo w'igikundiro kwa gatandatu ushize ni nayo iraza kuba ikina Sekafa umukino wa mbere uri ku munsi wo ku cyumweru umugoroba kuri stade Amahoro Iremera bazaba bakina n'ikipe ya KVZ. ahubwo ubwo uranyibukije magnifique ngira tore gahunda ya Sekafa Kagame Cup ayigaruremo ku wa gatandatu ni izihe match ni itsinda rya kabiri itsinda B Simba ni guzabiri uwanjani Wekundu wa Msimbazi Wekundu wa Msimbazi bazamanuka ku ikipe ihe Mogadishu ngira ngo sinibuka ariko itsinda rya kabiri iri tsinda rya mbere izakina kwa gatanu rya kabiri ikine kwa gatanu yarizanye kuwa tariki 25 si kuwa gatandatu hari match ya Simba na Mogadishu izaba sangahe ubwo ntiri Kigali Pere izaba saa 12 kuri Kigali Pere hari match Singidana Jamusi izaba kuri Kigali Pere saa 9 bazabanza Singidana Jamusi ahubwo babyanditse nabi Simba na Mogadishu ya saa 9 iza nyuma ya saa 12 kaza mbere ku cyumweru urabona ko kuri apel byanditse neza Vipers Garde Republicani none se kazo wumvaga Simba yakina mbere saa 9 oya babyanditse nabi wowe ntabwo urabona ko sahari okay Simba Mogadishu saa 12 sibyo Singida Black Stars na Jamusi saa 9 za manywa urumva ya saa 9 niyo akaba yanditswe hejuru niba ari ibyo na Rayon Sport na KVZ yanditswe na kuko saa 12 kandi ari Hilal na Tusker iri saa 9 nabi byanditse nabi rero mvikana babanje babanza kwandika buriya match komeye amasaha yo uko babipanze nibyo match komeye ibe nyuma Rayon izabanza na KVZ hazabanza ari Hilal na Tusker muri kibuga Rayon na KVZ bakina saa 12 azaba ari match nziza zombi wagera kare nuko wagera kare pe ari Hilal Tusker tuzabanza kumenya ngo wowe coach ninde harya Bwibukasa na Julien Met uri mu murongo wa Hilal twabonye se zishize cyangwa ni ya mitoro z'abanyafrika nyafrika bose bategeze kudefana nta kintu kuzana imigigirano kuzana imigigirano nayo Hilal yatweretse ko yakuzana rupopo yigeze twereka kudefanda yakinira rurani rya bibiri hano MCRG Mamelodi iratsindwa ntabwo sezishize tujye tubona ari Hilal defanda ntibigutangaza kujye kubona ari Hilal igigirana inyuma abantu bakwiye kubona ari Hilal inyagira Tusker ibitego nka bitatu yirusha mbere yuko tureba Rayon Sport na KVZ iyi Tusker izabikina na ari Hilal makuru amwe namwe rwose ikipe ya Julien Met nabonaga bavuga ko bashobora kuba batandukana na Pavel Nzira kandi bari Kigali kandi wasirira tuye ko batandukanye yageze mu Rwanda amakuru ya wasiri muri murayemera cyangwa yariziye kwisorera abakopine ategereje Tusker ko umusanga i Kigali ntibyandura arabafite i Kigali
nibuka ko bari mu bamugoye rwose ariko Kigali. ariko rero ndi kubona ekipe ya Tusker umunyezamu ndi kubona uri kwitoza bari kugaragaza cyane nyamara ntabwo hari bitwa Brandon Obiero ntabwo harimo nyamara ni abari muri Retour Paveri ntabwo yabashimishije Paveri baratandukanye ntabwo harimo Paveri twereka ko shampiyona yacu ndimo ndareba kuri page yabo umunyezamu ari kumurika uri mu myitozo ukora drills y'imyitozo ngo baratandukanye bamwita Brandon Obiero n'umunyakenya duvara umunyakenya niwe uzaba ni kubafatira niwe wafatiye na Retour baratandukanye ndamubona meze neza Julien Met umwansiye coach wa Rayon baratandukanye Mbaoma kambereke Mbaoma baratandukanye Paveri zi Kigali aho kujya wabo Congo Brazza rero kopine ibyana